twongeye kubaha ikaze mwese mudahwema kubana natwe aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, muri Amerika, mu majyaruguru yayo, mu majyepfo yayo, burengerazuba n'iburasirazuba, bari muri Afurika, Aziya na Oceania, aho waba uherereye hose turongeye turabasuhuje, tubahaye ikaze. By'umwihariko ngiye baha ikaze, ndi Evangeliste Salome Iradukunda. Dushimiye abantu bose bamaze kwiyandikisha bagakora subscribe hano kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana no mu biganiro bitandukanye bishingiye ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twongeye kugira umugisha ukomeye wo kwakira umukozi w'Imana Evangeliste Ndatimana Elise. Reka tumwakire rero atuganiriza amagambo y'Imana Imana ishyize ku mutima we. Ndabifuriza kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana, hanyuma riraza kubungura, nanjye rinyungure, twese ritwungure, uko bukeye n'uko bwije, dusingira urugero rw'igihagararo cya Kristo. Mwene data Evangeliste Elise, ikaze utugezeho iby'Imana yashyize ku mutima wawe. Reka tubasuhuze, twizera ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Hanyuma twongeye kugira umugisha wo kongera kubana na mwene data Iradukunda Salomo. Tumushimira cyane ko yongeye kutwakira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hanyuma n'ubundi ngewe birashoboka ko haba hari abantu bashyashya bataramenya, ariko amazina nitwa Ndatimana Elise. Rero tuje nyuma tuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. By'umwihariko dushimira cyane mwene data Salomo uduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abera, ndetse n'abandi bantu bose badutega amatwi, by'umwihariko abakunzi b'ibyanditswe byera. Imana ikomeze duhana umugisha. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru witwa Yesaya. Turasoma ibice 43, hanyuma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Ureke dusome twumva uko avuze mu izina rya Yesu. Hari amagambo avuze ngo Abisirayeli bazacungurwa. Haravuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye Yakobo kandi akakubumba Abisirayeli aravuga ati witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa aho incungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa. Nanjye nzagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkatangira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndikuri burasirazuba, nzagukoranya ngo kuri burengerazuba. Nzabwira ikasikasi ntibarekure, n'ikusi mabwire ntiwibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremye kumesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Nimwakira neza ijambo ry'Imana. Hanyuma aya ni amagambo nifuje ko twaganiraho umukabira w'Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuyavugeho muri aka kanya. Ni amagambo avuga Abisirayeli bazacungurwa. Mu yandi magambo birumvikana ko ni amagambo arimo gucungurwa cyane, ariko si ugucungurwa gusa, ni amagambo arimo ibyiringiro by'ubuzima, ni amagambo arimo kurindwa n'Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma iki gihe hari mu gihe cy'Abisirayeli no gucungurwa kwabo, ariko uyu munsi ntabwo turi mu gihe cyacu. Niyo mpamvu iri jambo rije kugira ngo twongere turivugeho. Hanyuma ahangaha hari mu Bisirayeli, ariko uyu munsi nitwe tubwirwa. Byasabye kugira ngo bitwigishe kandi biduhumurize, bitume natwe dukomerera mu byo twizeye. Hanyuma bigaragara nk'aho ari ubuhanuzi bwari bwerekeye ku muryango wa Yakobo, ariko uyu munsi natwe n'ubuhanuzi butwerekeyeho twebwe abashobozwa cyangwa se abazabasha kumva iri jambo ry'Imana. Hano hari Yakobo, kuremo Yakobo, ushyire mu izina ryawe uko waba witwa kose. Hanyuma iri zina ryitwa Yakobo urisimbuze izina ryawe ubwawe uri kumva iri jambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Hari amagambo avuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye we Yakobo. Ntabwo ari Yakobo, ahubwo hari Yakobo. Shyira mu izina ryawe uvuge ngo ariko noneho Imana yanjye yanimye ngiyewe ubwanjye, kandi akakubumba twebwe ubwacu, twebwe nk'abantu Imana ishyizeho mwa kino gihe turimo twumva aya magambo. Umva uko Imana ivuganye natwe, iratubwiye ngo twitinya, nubwo ibidutinyisha bihari, nubwo ibyatuma dutinya bihari, ariko Imana iraduhumurije mu ijambo ryayo, iratubwiye ngo twe gutinya, kuko Imana yacu yaraducunguye,
ikindi kandi imaze kuducungura iduhamagara mu mazina yacu, itubwira ko turi abana b'Imana kandi ko nayo ari Imana yacu. Imana itugirire neza, itanga cyangwa se irimo iraduha amasezerano akomeye mu buzima bwacu turiho uyu munsi. Iyi jambo ryatubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Imana itugirire neza. Ibi bintu bigereranywa na bya bintu duhura nabyo, cyangwa se bwa buzima bumeze nk'aho butugoye, cyangwa se bwa buzima budushaririye, cyangwa se bwa buzima bugoranye. Murabizi ko turi mu isi kandi duhura n'ibintu by'ibibazo bitandukanye, tugora n'intambara zitandukanye, ariko ibyo byose iyo tubiciyemo cyangwa se iyo tubinyuzemo, ntabwo Imana idusiga, ntabwo Imana itureka, ahubwo Imana iba iri kumwe natwe. Nitunyura mu muriro ntabwo tuzashya, ndetse niduca mu mazi no mu migezi ntabwo imigezi izadutembana, kandi ibirimi byabyo ntacyo bizadutwara, kuko Imana izaba iri kumwe natwe. Imana itugirire neza. Irirahira avuga ngo ni Uwiteka, ni Imana yacu, Uwera wa Isiraheli, umukiza wacu. Iravuze ngo yadutangiye Egiputa y'incugu. Hari ibintu byinshi Imana yagiye itanga, hari uburwayi bwaje ariko Imana irigwatiriza abo dusiga turi bazima, impanuka zaraje, ibibazo byaraje, ariko ibyo byose byadusize turi amahoro kubera ko Imana iri kumwe natwe. Imana iravuze ngo kuko twayibereye inkoramutima kandi nawe tukayikunda, kandi Imana igakomeza kubana natwe. Imana itugize abantu bo kubaha ndetse no gukundwa, nicyo kizatuma Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, ndetse n'amahanga ikayatangira ubugingo bwacu. Imana ivuganye natwe mu ijambo ivuga ngo ntidutinye kuko Imana iri kumwe natwe, ngo izazana urubyaro rwacu kure zarukura iburasirazuba kandi ndetse n'iburengerazuba, azabwira ikasikasi ntibari kure n'ikusi, mbabwire nti wiwimana nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Mu yandi magambo, n'abantu bose bazubaha Imana bazava ku mpera y'isi, cyangwa se bazava ahantu hatandukanye. Imana izavuga ati nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye. Umuntu wese witiriwe izina ry'Imana ntabwo Imana izamureka, ahubwo Imana izakomeza kumukurikirana. Ijisho ry'Imana ntabwo ry'Imana rizamuvaho. Umuntu wese Imana yaremeye kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro, kandi twese nicyo Imana yaturemeye, ni ukugira ngo tujye duhesha Imana icyubahiro. Ariko ndagira ngo wongere wisuzume cyangwa se witekerezeho, urebe uyu munsi mu byo uhagazemo cyangwa se mu buzima urimo, niba uri mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma Imana y'ubwayo niyo yaturemye kandi niyo yatubumbye. Imana ikomeze kubana natwe kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Ariko ndagira ngo wongere twirebere muri ijambo, urebe niba uri muhesha Imana icyubahiro, cyangwa se imirimo yawe niba irimo yemerwa n'Imana. Imana itugirire neza. Rero icyo Imana dushakaho nuko twongera tukamenya ko ari Imana iturinda, kandi ko ari Imana ibana natwe, kandi ko ari Imana itugira neza uko bwije n'uko bukeye. Murakoze cyane mwakira ijambo ry'Imana. Hanyuma reka nsabe mwene data turi kumwe Salomoni, hanyuma asenge kubwira ijambo, hanyuma namara gusenga ubundi turangize tubararakiye kuzongera gukurikira indi jambo ry'Imana. Mwene data arakoze. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ucishije mu mugaragu wawe. Waratumenye, uraducungura, niduca mu muriro ntacyo tuzaba. Uri Uwiteka, umucunguzi wacu, Uwera wa Isiraheli. Uri Imana yacunguye utugejejeho ijambo ryawe. Ucungura nanjye twari turi kumwe, ucungura abantu bose bazakurikira ijambo ry'Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje. We rero watanze amatangazo akomeye, uvuga yuko niduca umuriro ntacyo tuzaba. Uvuga yuko waducunguye, uri Uwiteka, umucunguzi wacu, Uwera wa Isiraheli, utarambirwa kandi utaruha. Turagushimiye. Komeza kwiyereka ubwoko bwawe bukurikiranye ijambo ryawe, maze mu gihe gikwiriye tuzabone inyungu z'ibyo twakoreye turi muri iyi si, maze tuzisange mu bwami bwawe. Umukozi wawe rero ni umuha umugisha, kandi imbaraga n'amavuta bimwomeho. Urakoze gukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabashimiye mwese twabanye mu ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahe imigisha. Hanyuma uwo mwari muri kumva watuganirizaga ijambo ry'Imana ni Evangeliste Ndatimana Elize. Dushobora kumushyigikira unyarutse kuri channel yiwe ukandikamo Ndati Elize official, wahita umubona tugakomeza kubana nawe mu ijambo ry'Imana. Mwakoze kubana natwe rero. Imana y'amahoro ibahe imigisha. Shalom shalom.